curanga amasha curanga sasa numva papa azamura piano minota 2 Brazi nuruha wicara ndakibazo uzarangiye cyara wasera arashumwana w'Imana mubemasoe arashe Yesu arashumwana w'Imana mubemasoe arashe Yesu arashumwana w'Imana mubemasoe arashe Yesu igisimba mu gituza bari bafashwe curanga amasha aho aruri aho nyine warugeze aho aruri aho se barafashe
bigenze gute? Turagutumiye. Zinjira orije muri vego cya orije gato. Soma gitabo cya Efeso bice 3 kuko tugiye kurangiza umwaka. Murongo wa 20. Biravuze ngo nuko bibasha gukora biruta cyane ibyo dusaba ndasa n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. 21 icyabaro kibicaye mwitorera muno muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose y'ibihe bidashira. Amen. Tuvuga ijambo rivuga umwanya mutoya ibasha gukora. Ibasha gukora. Kandi ibasha ni Imana. Imwe rukumbi. Ibindi byose ni impimbano. Ibindi byose ni impimbano n'amanestezi. Ariko ibasha gukora ikintu kikarangira ni Imana yacu gusa. Biriya iratubwira ngo Imana yacu ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Ngo ndetse n'ibyo twibwira ngo kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Bibiri zitubwira amakuru ya Daniyeli mu gitondo kimwe yicaye muri biro ngo hasa amakuru y'icyamugongo. Baravuga ngo mu gihugu cyose cy'i Babuloni batanga itegeko baravuga ngo nta yindi Imana izongera gusenga keretse igishushanyo. Daniyeli aravuga ngo kuboko nabonanye Uwiteka sinuramye indi Imana. Turakurindiriye amasayeseyo, turakurindiriye amasayeseyo, sana n'imbaraga zawe usuduhembure. Turakurindiriye amasayeseyo. Ngo batoneka Daniyeli afatwa ku kazi. Ngo Daniyeli abandi ngo bajaga muri pose ngo ariko bakaguma senga. Ngo gasigara muri pose wasenga. Ngo gasigara abi imbere y'Imana. Ngo bamushaka impamvu nimwe Daniyeli yotuma mwirukana ku kazi. Ngo barayibura. Kugeza ubwo bashatse impamvu baravuga ngo ntakindi kintu Daniyeli akunda. Reka tumufatire ku Mana. Daniyeli avuga ngo nimba araho mwatekereje mwayose. Nimba ugufa ndafa. Ngo wasohoka itegeko. Ngo baravuga ngo tuzongera twumve kandi za rugazi. Tuzongere kandi twumva tubwira ngo yamiriza twagiye muri pause aza dusakuriza kintu kuza kwereka umuntu umuzayifu abandi bazatangira gusenga we ntabwo zite kwera gusenga ngo baza basakuza. Mani tobari ngo ukora uwagowe gusakama ngo abantu barataramye banezero Imana ngo se nkuko barasakuza bandambiye ko barasakuza abantu bavuga Imana ko barasakuza. Ngo amaza n'igipapuro ate Daniyeli habavuze guhera none munsi nta yindi Imana izongera gusengwa muri kino gihugu usibye igishushanyo umwami yakoze. Umuntu uzozamye indi Imana itari igishushanyo azotabwa mu ntare zimurye zimumare. None gadiye niba ushaka kubaho guhera none uhindukirira ikigwamana tuzongera gusenga indi Imana. Daniyeli ngo amahindura porogaramu ati ko muvuze ngo tureke kuramya Imana ngiye kongera amasengesho ngo yamatangira gusenga 3 ku munsi ngo amadirisha ngo yerekeze Yerusalemu ngo atangira guhamagara Imana. Mana wadutabaraga mu misi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugufa we. Agapima Imana agapima igishushanyo kikagwa hasi agatangira kugendana na Yesu akuyobora inzira ibikomeye Samsonoshawe. Ngo kamafata bararakara barabahamagara umwami ita Daniyeli ga yasaze noneho ntakiyasenga arimo noneho karasenga 3 none ga mutabara ryategeko mwavuze Daniyeli yargishe. Ngo barazafata Daniyeli ngo intare ngo aziriza ubusa ngo baziya amafungo kugira ngo zifungure Daniyeli neza. Ariko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane birya abantu batekereza. Hari imbaraga z'Imana zazidukura aho abantu bavuga ngo tugiye kurira Imana ikadusekereza. Hari imbaraga z'Imana zazitwambika umwambaro abantu batwambuye ubusa. Hari imbaraga z'Imana zazidukura amazina mabi abantu batwise ikatwita irindi zina kandi abantu bakaryemera kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Tugire ngo kubugesha no munsi itariki
20 na zingahe ugihari 29 ukiyahumeka so kubikwica bazari bibuze ahubwo nuko ari ijambo Imana yavuze hari ijambo Imana yakuye mu kanwa kayo iravuga baho ewe gendubeho wemangufwa yumagaye ewe gendubeho aranyitengereza urukundo ruramusaga ati Imana yacu umuntu urimo kurwara gripe akama yihiba ukazuba ngo suko Imana iri he Imana kugutsa cyaje wari mu mwijima cyaje wari mu kavovo bwakwiriyeho mu kamina Imana ikakumurikira cyaje rero kwava ngo awa biragenda gute burasha bari ngo se ngo turareba ngo awa Samwe abantu ningaza kubona Imana n'igitangaza Imana hari umugabo umwe muri umuntu wanje ashaka nkurikira ku mugongo yaravuze ngo se ngo muri umuntu yashatse ngo se bazokwigisimba Kofi azokwigisimba ariko nabonye igisimba gikwa igisimba kizagikwa no kuri Imana yavuze igisimba kizagisha umugeni igisimba kizagisha umugeni wagisirimza neza utagisimbanye uburyajya n'ibindi kizagisha umugeni ibasha gukora ibiruta cyane reka kwicira witeka kagucika indege nubwo tugwara nubwo biturembeje ariko hari Imana izivuga ijyanyu nubwo bavuza amagambo yayandi bakavuga n'abantu ariko hari Imana izivuga ijyanyu dufite amakuru y'ibinyoma menshi kandi ayo makuru y'ibinyoma aduciye intege kwa musanga umuntu yasubiye inyuma ngo barunaka baravuze n'Imana yavuze Masha koraho gato mbere kukundi gisimba kizagisha awaruri wa Shiramo na fora yacho tuja muri 2016 nageze igikomere ntazibagirwa kwisi icyo gihe twabuze ifaranga zo kugura umuturi w'inyama bateka isombe abandi batumva nyine cyane bateka kandi twari tugira nk'abana dufite abana kaburapi icyo gihe twari mu bihe zani bikabyari biremeye teye ubwoba ariko ejo bundi ntabwo tuzogira inyama ndakibazo Imana n'igitangaza ibasha gukora rubasha ntazavuga nk'abantu rubasha ntazatekereza nk'abantu kandi yadosuye ntawazagisha inama iyo agiye kutugira neza ntazaciwa Imana reka kwicira witeka
akakurikira witeka. Hari nyiri iteka uzurema amateka, hari nyiri iteka uzihindura amateka, hari Imana ibasha gukora ibito cyane. Daniel bari kwavuga ngo rwe rurarangiye, ariko rubasha yavuze ijambo rya nyuma, abwira intare ngo mwantareme, nubwo mwabwiriwe, nubwo mwaburaye, umva mbabwira amakuru, hano haje umugabo utazuribwa, hari ibintu bitazabiribwa. Nta muntu ufite Yesu ufite igitaramo uzuribwa n'abazayifu. Hari abantu batazabaribwa, hari abantu baza bahumirana. Intare zibona Daniel araje gutyo kuko bamutayemo, bavuga ngo reka turebe ukuntu intare zimushwanyaguza, intare zirashonje zifite inzara, on va voir. Imana iravuga ngo naje mva mbabwire mwantareme, nijo wabahaye amegwe ameneisi. Intare kandi ito akira chef zigenda zitanga amegwe. Sanze navuga ati nata turaba protocol ba Daniel, ntabwo aribwa nimbeho, turamwororosa. Uyu munsi izindi ziraryama, ngikamiza ya mureka avuga ngo avuze ordre mon colonel. Batubwiye ngo uzuhumira abantu ntawo kurya, igatera saluti kunama. Yindi yaje atije bambwiye gusa ico nkora njyame hejuru, undi nawe twegerane nimbeho ndigukoreho ngo zigenda zose ziregerana. Daniel aryama hagati arashubiye umugabo w'Imana, ararataramye, ararahamagara Imana. Imana iramumva umugabo w'intare ngo murukerera ngo mwamabura amahoro ngo araza. Aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana, ngo se ngo Imana yawe yabashe kukurinda. Sema amen. Daniel ngo nagaragara imbere yawe ndaca mfite, n'imbere y'Imana ndaca mfite, Uwiteka abashe kundinda nyagasani. Ngo ramaga Daniel ni mumukure. Daniel ngo mwintare ziravuga ngo hari impamagazi baye, Imana irazubwira ngo nimutatane gatoya. Daniel abona hantaje ngo arazamuka amasikari, agenda azamuka, babandi bavuze ngo Daniel no Musa arabona. Imana yashigenda imubwira ngo Daniel, babandi bose bawugira buzabindi ugiye kubakandagera hejuru. Daniel azamuka amasikari, arazamuka, harabadushira iteka bazubona gusa tuzamuka amasikari kandi bakiriya handi. Kuko umuntu wese utekereza kugira nabi uwo ntazagera kure. Umuntu uzogera kure azatekereza neza. Nushaka kugera kure uzotekereze neza. Nushaka kugera kure uzigisha kanwa kawe kuvuga neza. Nimba ukene kugera kure, uzotekereze neza. Nimba ukene kugera kure uzovuga abandi neza, kuko nta muntu uzogera kure adafashwe kuboko n'abandi. Kusheho sinkunda abantu, uzogera udafite abantu. Wogera muri Amerika nta bantu bakujanye, ego wese bahati naseri n'abantu. Woja muri plane nta bantu bakujanye, ni Kigali ndi wogera nta bantu bakujanye. Iyo huzu ufite n'abantu babikoze kandi abantu bayiguze, unarebe uzo ufite bibikiya n'ibyawe, ibyinshi n'imfashanyo kuri kubuhanga abantu bose si babi, hari mwabeza. Moje musigamo n'abantu ngishisha, uwo mwisi bonyine twaye gusigamo wowe ibamo bana n'abandi neza. Ariko ko Imana yanjye sema haleluya. Bana n'abandi neza, bakubwira umushaka kanwa kawe uno mwaka wa 2026 ugashira ukabana n'abandi neza, ukavuga abandi neza. Moje ngo nyine ngo runaka ngo naramufashije ngo ntiya dufite ibikomere z'abantu twafashije bakatuvuga nabi, ariko ntubakareka gukora nabe ngo nuko runaka yavuze nabi. Hari uzofasha akakusabira umugisha kandi ukakugeraho, hari n'uzofasha akugira ngo akuvuge neza akakuvuga nawe wewe gusakora neza. Salomo yaravuze ngo nyanyagiza imbuto ku mazi, kandi ku mazi ntiyazahera, ariko Salomo yagize ibitekerezo byiza abona ku mazi yazahera. Mwese mwarahinze ku mazi ntiyazahera. Nta muntu wagenda ubunyine ngo agende muri Tanganyika afata imbuto za renga ngo azitere ngo azoje gusarura renga tibibaho, amazi azazitwara. Ariko Salomo yaravuze ngo ku mazi hazahera. Nukugirira umuntu byiza utamwitezeho inyungu, niho ku mazi. Nugukora neza utiteze inyungu, Imana ikazicisha mu Mushinwa cyangwa mu Muhinde cyangwa ku Mubembe uri Fizi, akakugira neza kandi utaruzi ko uvi neza. Imana ni gitangaza. Sema haleluya. Abantu bagiye bashano umubembe ngakamagurika umwana akavanga uyu muntu ndibo mwica mpari. Abandi basaza akamuvuga ngo uyu muntu ndibo mugira nabi mpari, akangari gahama umuntu akarokoka, kandi abandi bahashiriye. Imana yavuze, rubasha yategetse, ibasha gukora. Sema amen. Naho ugeze si wewe nirubasha kurinza.
kandi Imana burantigira ikinyana gitangaza iza yica umwana igasiga nyina kica nyina igasiga umwana ikajana umugore n'umugabo igasiga abana bonyine Imana yakene kugusarura tizireba ngo ngufite abana ngo nimpinja n'iki oya Imana yatwaye mama akana gafite amezi 6 iramujana tusigara turi impinja mu nzu muzehe papa abuzukuru Imana zikuzogira ubujumbu uva kunzi zigira Imana ndaho umenye ibizanyo bimwe saba haleluya ugatumira ukumtambuka ufite n'umugabo hano uzaranza ariko yagenda Imana akubwira ngo reka naje mbaze bose bukeya nubwo ntogose gikomeye neza reka basi kuzana handi hari abandi bantu ube ku matara tukavuga muteranya amabuye akuze mu kandi twateranyaga amabuye ukaje gushaka ampuri ya mwicukira ukayizana ukabihuza n'isinga mukasa mu none unyotse gatwishura amatara n'amazi niki Imana usigara buryo kudodesha mu nzu ya mbere hano baravuze bafite amabazeri hari abafite amawuza azi nyirabiganiro ngo yarasomeje ariko Imana mama sandra rero ngo radodesheje nawe rero ngo bagiye kwataye ubitsa amawuza ufite ishakuri yawe Fariziya mutekereze Imana ufite kawunga mu nzu kwigeza ko tujyanye rufara haruguru iteye ubwoba n'ingi y'igitangaza nawo bakayisegurura tukajya amacenga ya nyarufu twayariye bari barahinduye izina ngo ni amakorosi twayarya tukayajya bagasheburura bakagira neza wa mucere tukawurya tukaryama tugasinzira twakaza tubiri sukari tugashira igikoma tugashiramo zaji nabwo kukwiba hati jori jijya ji tukayishira mu gikoma ariko umunyana tukinywa isukari ngo twabaye banini akimana igitangaza sigaho tumwa amazi nibasha gukora reka kwicira witeka uno munsi ntiyabikoza ariko ejo uzobikora uno munsi tizagenze neza ariko ejo bizogenda neza sema amen gusa kuyize nta kuritoka ugeze reka gucika kuba utarafa uracyari umukandida wo kugera kure muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera nubwo abantu buvuga nubwo abantu bashinzwe kuvuga nico bahawe ariko Imana zivuga ijambo rimwe rigacecegesha rya yandi yose tibitume ayandi yose muzobaza amakuru ya Mose n'ababafumu muri Egiputa ngo bafite inzoka nkiyiwe ngo ariko inzoka ya Mose imira izindi zose ijambo ry'Imana rizerimira turatujambo twose humura hari igihe umuntu azagira ikibazo wagende mwibara ukagira isoni namwe cyababayeho kandi ntawo wakibwiye ntawo mwavuganye wagenda ukamubwira ngo ya makuru ngo abantu bose barayazi ni ikinyoma uri kugendana amakuru ikinyoma izera umwami Yesu abasha gukora biruta cyane ibituzo utekereza ndetse n'izo wibwira kuko hari imbaraga z'Imana zazidukura mu mwijima hari imbaraga z'Imana zazidusetsa hari imbaraga z'Imana zazidukura mu marira twaturira hari imbaraga z'Imana zazidukura ahantu badukingiranye zikadukingura natwe tukaje mu bandi wewe wari mugweza invitation uzotaha ubukwe invitation nindo ogwa invitation utekereje bya bintu zose Sama haleluya invitation naje bakantekereza kambona umuntu araje ndi mumateraniro ngo bavuze ngo famille kofi uzotaha ubukwe kavuga ati kabisa naje batekereje kabisa mu bantu batekereje naje nije wivuze ariko nawe utekereze nawe kofi uzobwiriza na kabiri kofi uzohagarikira na kabiri kofi uzokora kimwe natekereza igihe nigeze kuba ntakirato mfite jewe nagiye gushaka n'isogesi nari nazitiri pa nihuzu n'isogesi
inje gushaka nisoge sinari nazitiriye umuhungu w'abasita witwa kwa Gasore nyina n'umupfakazi yitwa Nyahoza aba muri Amerika baba Brice uwo basita boko batumba umuhungu yangiriye neza antiza nisogese umunsi umugore aje kumesa sohotse yabuze yuzu yomese arambaza ngo se yamuzu ari he umubwiza gukura ati yamuzu kujya wabonye nambaye sa yaje ariko ye akimana n'igitangaza sa yaje uyangana ma mubwira ukuri aranga ngo ko ari uko n'ibitungano zomesa ndakibazo ibaza umugende kuri uzi umugabo yomesa Imana yacu n'umuganga w'ibiye ibintu byose n'ibitarabaho kandi ngenera umuntu wese ibimukwiye kandi kandi ngenera ibimukwiye Imana yacu n'umuganga w'ibiye ibintu byose n'ibitarabaho kandi ngenera umuntu wese Imana yacu n'umuganga w'ibiye ibintu byose n'ibitarabaho kandi ngenera umuntu wese ndetse n'ibyo wibwira ndakuko imbaraga sa sirizi dukoreramo mwana data ndagije nkubwira ngo nyuma yawe yamarira nyuma y'icyo kibazo ufite hari imbaraga z'Imana sama haleluya hari imbaraga z'Imana zakoze byabindi nibisigaye Imana izabikora imbaraga zigurukije uno mwaka n'indi myaka izohuruka reka gucika intege reka kwiganyira reka kwishiraho iteka hari Imana izikura mu mugabo w'intare hari Imana izikura mu itanura ry'umuriro hari Imana izihindura amateka hari Imana izihindura amasina Uwiteka yumve gutaka kwawe Uwiteka kugira neza Uwiteka kwiteho ibasha gukora biruta cyane uzutekereza ndetse n'ibyo wibwira ijambo ry'Imana rituganza amen shalom